opportunity gute uyu munsi bigeze ukuntu nagiye kwiga umuziki rero niga muri segonderi najyaga ndirimba ku ishuri bakambwira bati uzi kuririmba uzabikomeze. hari umwana umwe rero waje kundanyira ambwira ngo afite mushiki we wiga umuziki ku Nyundo, arandagira tuzajye kwiga. njya gukora competition ndayitsinda, njya gutangira muri 2020 nsoza 2023. ukwigishwa nageraga isari nubwo zitarashira cyane ariko nari zigeraga zikabije ku buryo ntago ngenzi zigera kuri stage, ariko mbere razigeraga, ariko kujyayo experience kubona n'abandi kuko ahuriye abarimbyi bagiye batandukanye mu ntara zitandukanye, kubona abandi bantu mukaririmbana mugasharinga. hari igihe uva wanyuze kubizi ugasanga hari abandi babizi. uri mwiza imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. uri mwiza imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. ni Robot. Thank you. Krizo undirimba bango dore urwandiko rutuga. Gospel today, the gospel message through the world. Yes, reka tubifurize ibihe byiza abantu wese mudukurikiye, kandi twizere ko muri amahoro, twizere ko birimo biragenda neza. Twakira abantu mwese muje muri bashyashya, tubahaye ikaze, kandi abantu mubana natwe umunsi kundi, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umunyempano ukomeye cyane, turakwakiriye. Murakoze. Meze neza? Yego. Kwagira ngo ufite akantu. Yes, ni umunyempano agiye kutubwira amazina ye. Amazina yitwa Paul Mugisha. Paul Mugisha. Yeah. Iwanyu kuki bakwise Mugisha? Ntabwo babajije. Barambwiye ngo Imana yabwiye mama ngo azarinyita kimbyara. Uri imfura? Yego. Oh wow, niyo mpamvu kabisa. Ubona se byaraguheriye, hari umuntu bita izina ntirijyane n'ubuzima. Izina ni ryo muntu. Ubona waragize umugisha. Ni nk'ibiki bituma ubona ko uri blessed mu buzima bwawe, nubwo yenda utaragira aho wifuza kugira, ariko nk'ibintu Imana yaguhaye cyangwa se yakoze mu buzima bwawe uvuga uti ndi mugisha koko? Bituma mbona ko ndi umugisha nuko hari nk'abantu baza tuvuye nko mu rusengero bakambwira ati iyo uririmbye biramfasha, biraduhembura. Nabo turimbana bavuga ati uyu munsi hari indirimbo urimba, bakavuga ati indirimbo yanguze ku mutima, hari ibibazo nari mfite cyangwa ko niyumvaga ariko byahindutse kubera Imana yaguhaye. Ngahita numva ko ari umugisha kuko nta zindi mbaraga ziba zayemo, umugisha Imana iba yampaye nabo bakabonera aho ngaho. Aho ubonera ko ari iryo zina nyine ryo kuba mugisha. No mu buzima busanzwe ngenda mbona ibintu byinshi ntiteze, nkavuga ngo ni umugisha w'Imana. Dutangira urugendo rwawe rwo kujya kwiga rero, ibintu bijyanye no kuririmba, ibintu bijyanye n'umuziki byaje gute, byatangiye gute, wabonye opportunity gute uyu munsi bigeze? Ukuntu nagiye kwiga umuziki rero niga muri segonderi najyaga ndirimba ku ishuri bakambwira bati uzi kuririmba uzabikomeze. hari umwana umwe rero waje kundanyira ambwira ngo afite mushiki we wiga umuziki ku Nyundo, arandagira tuzajye kwiga. njya gukora competition ndayitsinda, njya gutangira muri 2020 nsoza 2023. Ukwigishwa ukuntu wagiyeyo n'ukuntu wasoje mu by'ukuri, package wakuyeyo wumva hari umumaro yakugiriye, cyangwa nubone kuko babikubwiraga kera ngo uzi kuririmba wumva nta kintu kiyongereyeho? Package nakuyeho ibintu byinshi cyane, kuko ni ibintu byinshi, experience yaho, kumenya kuririmba imbere y'abantu. mbere nageraga isari nubwo zitarashira cyane, ariko nari zigeraga zikabije ku buryo ntago ngenzi zigera kuri stage, ariko mbere razigeraga, ariko kujyayo experience kubona n'abandi kuko ahuriye abarimbyi bagiye batandukanye mu ntara zitandukanye, kubona abandi bantu mukaririmbana mugasharinga. hari igihe uva wanyuze kubizi ugasanga hari abandi babizi. Ngo rero kugenda gusharinga rero kugenda muhuzaho nibyo byagiye bidufasha, ugatinyuka ukamenya ngo ibintu bikorwa gutya na bidevelopa gutya. n'ubu ngubu turacyakomeje kwiga, ariko ni byinshi navanyeyo. Yego. Uyu munsi abana benshi bize ku Nyundo barahari, bari muri societe, barakora ibintu bigiye bitandukanye. Wowe akazi kawe ka buri munsi naka? Nigisha umuziki. Nigisha umuziki muri yitwa Hope for Children International School. Ni ikigo cyigisha abana, ariko bari muri ishami ry'umuziki
akazi kanjye ni kwigisha umuziki no vocal training, gutoza abantu kuririmba. ubona abantu barabyakiriye ibintu bijyanye na vocal trainings cyane cyane amakwale agiye atandukanye, hari uburyo baba bumva ko ibintu bakora ari byo 100% badakeneye nyine ubundi bumenyi cyangwa se wajya no kubigisha ibintu bakavuga ati ibyo bintu uriko twigisha twara rwose uriko tumenera amavuta, bimeze bite? barabyumva? challenge muhura nazo neze? Haracyari urugendo rukomeye kuko kuririmba hari imyitozo isaba nkaho ubona ukora ukabona birasekeje, so biracyari urugendo kuko hari igihe ubajya imbere ukavuga ati ndebya inshuro nyinshi ibyo bintu we kubinkoresha kuririmba twaririmbaga kera umwuka w'Imana akazamuka bidusaba kuzana none ngo turabanza gutugorora amajwi igihe ntabwo hacyarimo urugendo, hari bake babyumva ariko urugendo ruracyari rurerure. Ubona iki cyakorwa kuko mu by'ukuri ubona ko mwebwe ubuhanga mufite kubujyana muri bano bakecuru rimwe na rimwe mu makorari, ndi kuvuga amakorari makuru adafite urubyiruko, adafite abantu bize, kumubwira ngo kora ngo iki niki za technique zanyu mukoresha, mu by'ukuri ntabyumve. Hakorwa iki mu by'ukuri? Nabonye ari gukora neza bakatureberaho bakabivuga ati nabonye bakenera ingero nyinshi, no gukora neza bakatureberaho kandi natwe buriya tugashaka uburyo bwiza bwo kubibigisha kuko hari igihe ubona nk'umuntu mukuru atakwiga mu buryo wizemo ugashaka indi myitozo yakwegerana n'iyo ngiyo, iyo ubona yamubangamira ukayireka, ni ugushaka uburyo bwiza tubigishamo ariko nabo natwe tugakora kugira baturebereho. Buriya akeza karigura, iyo wongera ibyiza bagira bwa bushake bwo kuza. Noneho hari n'abagerayo ugeze uri umuhanga ugiye kwigisha ahubwo uhise ujya mu mujyo wabo nawe ubaye nkabo, just ukemera nyine kuba nkabo, noneho bakaba bavuga bati Paul we yaradukaniraga yabigiraga intambara ariko wowe Gatabazi uri kubikora neza kubera yuko uri kutworohereza nyine ibikosa byacu uri kubyemera. Urabizi ko hari abatoza bamera gutyo akagerayo kubera yenda utwo dufaranga ugatereka nyakorere ntahe ariko mu by'ukuri akabapfunyikira. Ntubizi ko bibaho? Kubera ko twebwe inkangi impamvu yanjye ntago ari gushaka amafaranga cyangwa uvuga ngo ngayoba kuko nayo bago nta kintu aba yakumaranye, mbona kugira ngo ubabeshye bowe n'abatabyumva urigendera cyangwa se baza muri babikeneye bakazakubwira urigendera kuko kuvuga ngo ubaye nkabo n'ubundi nta kintu twaba duhinduye muri industry y'umuziki cyangwa mu miririmbire hari cyangwa imicurangire. Iyo ubona batabyumva urabareka ukigendera aho kugira ngo bapfunyikire cyangwa ngo babeshye ngo nkundi ibyanyu, nabwo suko bari bibi ariko bukiriye kuzamuka. Rero icyo numva cyakorwa nuko amafaranga ntago bari imbere kuko yashize imbere n'ubundi bituba nkabo n'ubundi ugasanga ni yayenda azagira icyo kugeza ubwo uragenda inyuma bakazagukenera wenda babonye kuko uko bigenda bihinduka abantu bagenda biga bagenda bareba andi makorari n'amakorari makuru yo afite abantu babyumva. Iyo ari amakorari ari hasi yabo rero abonye abandi baravuga byagenze gute, yabona urugendo rero babone impamvu ko byabigenjeje bakabyumva. Yego bakumva ko bikenewe. Umuntu none hayenda ntabwo twishyuye minerivare ariko byibuze kimwe cyonyine umuntu uri kudukurikira ushaka kwiga kuririmba ni iki kibanza agomba gukora, yenda nk'ikintu kimwe cyangwa bitatu by'ingenzi ibindi akazagushaka ukazabimwigisha. Ntabwo nsobanukiye ikibazo. Umuntu ushaka kwiga kuririmba araririmba nyine just biraho ariko none agashaka kwiga by'ubuhanga kumenya kuririmba gutraining ijwi rye, ni biki nka bitatu by'ingenzi agomba kumenya, noneho ibindi binini akazabikubaza. Icyambere bari kugira uwo mwuka wo kwiga kuko abantu benshi aragiye batagira teaching spirit, ntago afite umwuka wo kwiga nyine ugasanga umuntu ufite uwo mutima wo kwiga icyo cyonyine kiba gihagije, ufite umutima wo kwiga ikindi akaba afite n'umwanya kuko bisaba umwanya, just kwemera ko hari ibyo atashoboye, kwemera ko hari ibyo kuko level wageraho yose ukomeza wiga muzike vumbuka imishyashya, so kwemera kwiga no kuba afite igihe kuko bisaba umwanya, njye mba numva ari ibyo ngibyo biba bihagije. Yego. Aha dusoza rero tugira ga session ko umuntu agenda aririmba umuhanzi tuvuze cyangwa se itsinda tuvuze, kuri wowe rero ukuntu ndi bubigenze ujye kuririmba uduce dutanu tw'abahanzi ushaka, korari ushaka, zaba izo muri ADPR, zaba izo mu macacu usaka, yaba ministeri, yaba abahanzi, wowe niwe uri bugende wihitiramo uvuga uti uyu ni Ben na Chance uririmba gaceke, uyu ni Papi Clever na Dorcas uririmba gaceke, iyi ni korari Hosiana uririmba gaceke kabo, just for your choice. Ikibazo gisa nk'igikomeyeho ariko ni wowe norohereje ahubwo ko wihitiyemo abandi bahitiramo. ari roboti nkunda indirimbo zabo. Uri mwiza imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Ni robot. Thank you.
kirizo indirimbo ivuga ngo dore urwandiko rutugarurira ibyiza twanyazwe ubwira bihebye n'abacitse intege ibyiringiro byo gushibuka. Wow. None mbonye amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Akane. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya bene Safu, nimba mutima ayizanjye mfite ubuhamya, ndiko bavuga mfite ubuhamya bwigendera. Hasigaye umwe numvaga barangiye. Oya. Kandi numvaga batarangiye. Hasigaye umwe. Soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu, hahirwa umuntu wakumenye. Tuzajya tuvuga ngo urera, ndongereho ngo uri rubasha, tuzajya tukwita umubyeyi, uri umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe kandi bwite nituri ibibyarirano. Kubita utababarira. Ndiyo ndirimbo yego. Ndayikunda iyo ndirimbo. Ndamukunda. Thank you so much Paul. Kandi twifuriza ibihe byiza. Watubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha? Kuri TikTok nitwa Paul Mugisha, Instagram Paul Mugisha, ari hose Facebook Paul Mugisha. Thank you so much. Akoze.